Ikaze none kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira ku batubajije ku bibi cyangwa se nimba ari n'icyo byaba bifite cyiza kuba wakoresha umunwa mu gihe urimo gukora imibonano mpuzabitsina. Gusa icyo twababwira ko ni uko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko gukoresha umunwa mu gihe urimo gukora imibonano mpuzabitsina by'umwihariko ku gitsina cy'umugore bishobora kumuteza uburwayi. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri ino video. Muri kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Rero gukoresha umunwa mu mibonano mpuzabitsina bishobora gutera igitsina cy'umugore cyangwa se umukobwa indwara yitwa bacteriovaginosis cyangwa se arabayina BV nk'uko byatangajwe n'ubushakashatsi bwagiye bwandikwa mu binyamakuru by'ubuzima birumvikana. Medical journal niko tubyita. Ino ndwara rero ya bacteriovaginosis ntago napfa kubona terime dukoresha mu Kinyarwanda, ariko ni indwara ibaho umugore ashaka kwirwara. Ikizakubwira ko uyirwaye nuko mu gitsina cyawe umugore hazajya havamo ururenda runuka cyane, ndetse ukagiba wanababara mu gihe urimo gukora imibonano mpuzabitsina. Rero ino ndwara ya bacteriovaginosis ntabwo ari indwara ishobora kwanduzwa mu mibonano mpuzabitsina gusa, ahubwo iterwa n'ubusumbane bw'udukoko busanzwe cyangwa se dusanzwe. Ubu turavuga bagiteri tuba mu gitsina cy'umugore. Mu gitsina cy'umugore habamo udukoko twinshi cyangwa se amabagiteri menshi. Rero iyo habayemo ubusumbane bivuga ngo amabagiteri amwe akaba menshi andi akaba make, harakura cyane akaba menshi, bityo akaba yateza infection. Rero n'ino bacteriovaginosis niko bigenda kubera iba yabaye nyinshi cyane igateza ikibazo. Ariko ubusanzwe ibihari nta kibazo iteje iyo amamikorobe ahari ari mu gipimo kingana, nta busumbane. Abagore bafite ino ndwara ya bacteriovaginosis bashobora kutagira ibimenyetso byo kurwara, ariko bamwe nyine bagira ubwo burwayi mu gitsina, bava umunuko ukomeye cyane cyangwa se ukabije. Abashakashatsi rero bagenzuye ingaruka udukoko two mu kanwa tugira ku dukoko dusanzwe tuba cyangwa se tukanakurira mu gitsina cy'umugore, aho byagaragaye ko uturiya dukoko nyine tuba mu kanwa, nimba umugabo arimo gukoresha igitsina cye akora mu gitsina cy'umugore, arimo gukoresha umunwa nyine akombamo, nimba ko twabivuga arimo gukora ya oral sex, umugabo afata igitsina cy'umugabo, afata umunwa we akawushyira mu gitsina cy'umugore. Tuzi ko mu kanwa haba harimo amamikorobe menshi atandukanye, amabagiteri. Amabagiteri azabashyira muri icyo gitsina cy'umugore, icyo ashobora kumuteza azongeramo andi mamikorobe abe menshi, bityo bitume ya bacteriovaginosis iba nyinshi, bityo iteza ikibazo. Bacteriovaginosis ni indwara ikomeye, ariko ibigomba kuvurwa kuko kwirwara bituma ko abagore banduza izindi ndwara zifatira mu mibonano mpuzabitsina, infection z'urwungano rw'inkari birumvikana. Iyo umugore atwite bacteriovaginosis buriya nabwo imwongera ibyago byo kubyara igihe kitageze. Niyo mpamvu iyo utwite ugomba kwisuzumisha infection urinary rimwe na rimwe. Icyabwa rero ko ufite ino ndwara ya bacteriovaginosis uyifite ushobora kubibwirwa nuko mu gitsina cyawe havamo umunuko udasanzwe nk'ikintu kiboze, uvana ururenda ruvamo runuka cyane. Wabimenya kandi ubonye ururenda rusanzwe ruva mu gitsina cyawe rwahinduye ibara rujya kuba umweru warurutse kandi rujya kuba amazi. Kwa muganga bashobora kugupima iyi ndwara, birumvikana icyo dukora dufata igipimo, hari akantu dukoza mu gitsina bita swab, bivuyemo tukajya kubipima. Iyo rero dusanzwe uyirwaye ushobora kuvurwa hakoreshejwe imiti itandukanye, ko by'umwihariko twe dutanga antibiyotike z'ibinini unywa, cyangwa se ukagakoresha amavuta basiga mu gitsina. Abagore badafite wenda bacteriovaginosis bakunze kugira udukoko duhagije twitwa lactobacillus, dutuma nyine igitsina gihorana acide iri hasi. Rimwe na rimwe rero ibipimo byiza ku buzima bw'igitsina bishobora kugwa, bigatuma ngo bigabanyuka, bigatuma izindi mikorobe zo mu gitsina ziganza ngo ziba nyinshi birumvikana. Igitera rero ibi ntabwo kizwi mu buryo buhagije, ariko ushobora kwandura bacteriovaginosis iyo ukora imibonano mpuzabitsina, gusa n'abagore batarayikora bashobora kwandura. Uhinde wenda uwo mwakoranaga imibonano mpuzabitsina nabwo ushobora kwandura. Ufite agakoresho ko kuringaniza imbyaro nabwo birashoboka ko ari abashyira mu gitsina. Ukoresha imiti ihumura mu gitsina cyangwa iruhande rwacyo nabyo ushobora kukwanduza.
ubushakashatsi nyine bwagaragaje ko utu dukoko duhujwe n'utuba mu gitsina cy'umugore bareba imyifatire yatwo. Utu dukoko rero two mu kanwa dutandukanye tugiye dufite amazina atandukanye, iyo badushyize hamwe n'udukoko tuva mu gitsina cy'umugore twahise dufasha icyo dukora, dufasha gukura utundi dukoko two mu gitsina cy'umugore dutera ino ndwara ya bacteriovaginosis. No bahereye rero bano bashakashatsi bemeza ko iyo ufite cyangwa se iyo umugabo yakojeje igitsina cy'umugore, yakojeje umunwa mu gitsina cy'umugore, aba ashyira amamikorobe mu gitsina cy'umugore. Amamikorobe rero icyo akora atuma ino bagiteri ibisanzwe na bacteriovaginosis ikura. Urumva ko gukora imibonano mpuzabitsina mu kanwa umugabo akoza umunwa mu gitsina cy'umugore aba akongera ibyago byo kuba warwara ino ndwara ya bacteriovaginosis. Niyo mpamvu akenshi imibonano yo mu kanwa atari myiza, kubera nyine ishobora kuguteza uburwayi nubwo utari witeze. Nguko rero ubujyanye na bacteriovaginosis umugore ashobora kurwara biturutse ku gukora cyangwa se kuba umugabo we yakoze umunwa we mu gitsina, bityo akamwongeramo amamikorobe atuma ino mikorobe ikura cyane. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Bye bye, ciao ciao. Ikaze none kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira ku batubajije ku bibi cyangwa se nimba ari n'icyo byaba bifite cyiza kuba wakoresha